mwongeye kurirwa abakunzi ba Slam Jesus Entertainment. Filime umuturanyi ya Clapton Kibonke ni filime iri kubica bigacika muri iyi minsi. Akaba ari filime ibashije kwesa agahigo ka views ibihumbi bigera ku 130 kuri episode ya mbere mu gihe cy'ibyumweru bibiri byonyine. Ntago bihira benshi, ntago bihira buri umwe. Gusa uyu musore Clapton Kibonke bigaragara ko ari filime ifashe umwanya ari gutegura, atangiye kwamamaza kuva kera. Iyo urebye ama hashtag cyangwa se buri kimwe cyose ya postinze guhera mu kwezi kwa kane, cyangwa se urebye ama hashtag amaze iminsi akoresha, cyangwa se ama hashtag yabanje gukoresha mbere yuko filime iza, yakundaga gukoresha ijambo umuturanyi nka hashtag. Twavuga kwenda kuba yarayamamaje cyane, ariyo mpamvu byatumye abantu benshi bayitegaho byinshi. Yasohora episode ya mbere ikarebwa n'abantu benshi. Si n'ibyo gusa kandi filime umuturanyi ifite udushya twinshi n'udukoryo dutandukanye. Ni filime nakwifuriza kureba wowe uri kumurikirana muri aka kanya, murarikiye kuyirebera nawe. Filime umuturanyi ni filime ya Mugisha Clapton, ikaba yaratangiye gusohoka mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020. Filime umuturanyi ni filime igaragaramo abakinnyi bashya, harimo n'umuraperi Nzeyimana Odo uzwi ku izina rya Khalfan. Iyi filime irimo abakinnyi bashya nka Khalfan ukina yitwa Peter, Mange Rooney ukina yitwa Musebeyi, Uwimpundu Sandrine ukina yitwa Rufonsina, Isimbi Siveta ukina yitwa Brenda, Kamanzi Didier ukina yitwa Papi, ndetse n'abandi benshi. Umuhanzi Khalfan yaje kuba yatangaza ko yatoranyijwe mu bakinnyi b'iyi filime nyuma y'uko Clapton abonye uburyo yitwaye mu ndirimbo ye Love yakoranye na Marina, ndetse n'indirimbo Nizanduru. Uyu muraperi wakinnye mu kinamico Runana avuga ko Clapton yamubwiye ko akurikije uburyo yamubonye yitwara mu mashusho y'indirimbo yabasha no gukina muri filime agatanga umusaruro. Khalfan yakomeje agira ati, Clapton yarambwiye ati muvandimwe uzi gukina neza, ariko hagati aho yari azi ko nakinnye mu Runana. Arambwira ngo burya umuntu ukina amakinamico narabonye yitwara kuriya mu ndirimbo ni ibintu byoroshye cyane ko muri filime yakitwara neza. Uyu muraperi witegura gusohora indirimbo yakoranye na Alyn Sano avuga ko byahuriranye n'uko asanzwe yumvamo impano yo gukina filime, yiyemeza kuyishyigikira.